Umugabo umwe yari afite umugore n'abana bane. Gusa muri abo bana bane yabyaranye n'uwo mugore, bose bari abakobwa gusa, nta muhungu n'umwe wari urimo. Iyo yabaye impamvu yatumaga umugabo ahora atoteza umugore, amuhora ko atigeze amubyarira umuhungu. Gusa umugore we yahoraga abwira umugabo ko Imana ariyo igena urubyaro kandi ibi ngibi atari amakosa ye, wenda ejo hazaza ubuzima bwahinduka ubundi akabyara umuhungu. Umugabo ntiyabyumvishe, byarangiye yirukanye wa mugore we ndetse n'abana, ubundi ajya gushaka undi mugore ku ruhande. Yatekerezaga yuko uwo mugore azazana ariwe uzamubyarira abana b'abahungu nk'uko yabyifuzaga. Yazanye uwo mugore hashize amezi 5 babana. Uwo mugore yaje gutwita inda y'umuhungu. Umugabo akibyumva yarishimye cyane kuko zari inzozi ze kubyara umwana w'umuhungu kuri we. Igihe cyarageze uwo mugore ajya kubyara, havuka umwana w'umuhungu nk'ibisanzwe. Uwo mugabo yafashe imitungo ye arangije yandikisha kuri uwo mwana. Hashize igihe kinini, umugabo yaje gufata umwana umugore atabizi, ajya kumupimisha DNA ngo arebe ko bahuje. Gusa umugabo yaratunguye cyane ubwo yasangaga umwana yandikishijeho imitungo badahuje amaraso. Umugabo yararakaye, arangije afata imodoka asubira mu rugo yihuta cyane. Akibona umugore we yahise aba nk'ukubiswe n'inkuba ubwo yabonaga ari kunywa ibinini by'ubwandu bw'indwara ya sida. Umugabo yahise acika intege, arangije yicara hasi. Umugore nawe mu guhindukira yahindukiye asanga umugabo yicaye aho ngaho ari kureba ari kunywa ibinini. Umugore yaramubwiye ati, unyihanganire nafashwe ku ngufu nkiri mutoya. Abo bamfashe ku ngufu baje kunyanduza sida. Umugabo ntago yari akivuga, yari yumiwe, yatekerezaga ko nawe yamaze kwandura. Umugore yaramubwiye ati, ndabizi neza nawe ubu ngubu wamaze kwandura, ahubwo byaba byiza nawe utangiye gufata imiti kugira ngo urebe ko wagabanya ubukana. Umugabo yatekereje ukuntu yirukanye umugore wamukundaga n'umuryango we ngo ari kwirukira umwana w'umuhungu, ahubwo umwana w'umuhungu yirukiye yasanze atari we kandi yari yamaze kumwandikishaho imitungo ye yose. Ntuzatoteze uwo mwashakanye ngo ari kukubyarira igitsina udashaka kubera impamvu runaka. Uwiteka niwe ugena byose kandi niwe uhanga ikigomba kubaho. Agatabo k'ibanga. Ntugende udakoze like kandi wibuke guforoyinga Thabath Isaac.